twongeye kubasuhuza cyane tubahaye ikaze nanone mu biganiro byacu dukunda kugira kuri iyi chaîne ya Evangelizero Monde. Imana mwese ibahe umugisha. Uyu mugoroba rero nanone tubafitiye ikiganiro cyiza cyane nimucikwe. Ngewe ni Felix Harerimana. Nanjye nita Yezu Eric. Shalom shalom, ndabashuhuje bene data. Sawa, Imana ishimwe. Kandi namwe tubahaye ikaze mwese abazakurikira iki kiganiro tugiye kugira. Rero nkuko mubizi dukunda gutangiza ibiganiro byacu indirimbo. Na n'ubu rero ni karibu mu mwanya nyuma y'iyo ndirimbo. Inziriraru ije mwitange mutazanani kwa mukigenda muryumutima tera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo muryumutima tera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro Uitanganza mugororera ndazavumuse cyutambitse uitanganza mugororera ndazavumuse cyutambitse nuko mukori mirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro uitanganza mugororera ndazavumuse cyutambitse uitanganza mugororera ndazavumuse cyutambitse. Haleluya. Uko nari mbibabwiye mbere yako y'iyo ndirimbo nkuko nari mbibabwiye mbere y'iyo ndirimbo ko tubafitiye ikiganiro cyiza ngewe na mwene data Eric. Rero ndagira ngo tuvuge ku kintu bita gukurikira inzozi cyangwa se follow your dreams. Nabyo twaje twambaye umunsi twahisemo no kubigira umwambaro. Ikiro ni igice cya mbere kugira ngo iki kiganiro follow your dreams. Undi yo bavuze gukurikira inzozi kuri Eric baba bashatse kuvuga iki? Ntekereza ko ni ikintu kinini ahubwo dushobora kwibaza ngo ni izihe nzozi uko hari byazwose umuntu wese abafite iyo bavuze ngo kurikira inzozi zawe. Ntekereza ko niyo turebye muri Bibiliya tubona abantu bagiye bagira inzozi barota. Ikiro ni ikiganiro gikomeye nkuko bimbajije ntago turi buhita tugisubiza aka kanya. Ahubwo abazashaka kugikurikira bazagenda bumva uburyo inzozi zarizo nizo tugomba gukurikira. Ahubwo dushobora yenda kuza kuheraho tukavuga ngo
bitangira n'iryari umuntu arota ashobora kubitera kuki cyangwa se bituruka n'iki cyangwa umumaro inzozi mu buzima bw'umuntu zigira ariko iyo bavuze kurotora inzozi gukurikira inzozi zawe ni ukuvuga ngo kugeza zisohoye ni ugukurikira icyo wagambiriye gukora mu buzima bwawe icyo wumva wakora ibitekerezo byawe bijya biguha kugeza gisohoye icyo ngicyo rero gishobora kuba bimwe mu byo urota nawe wabikozaho intoki ukumva ntibizasohora bajya banavuga ngo icyo uri cyo ngo umuntu aba ari cyo none uyu munsi icyo uzaba cyo purito icyo uzaba cyo umaze igihe kinini ukirose uri cyo none mu bitekerezo cyane donc kitarasohora nuko kitarava mu mutwe design ufite mu mutwe ngo uyishyire mu bikorwa tuyibone kuko nibi batima tubona aya mazu manini umuntu buriya ngo wabitekereje ko habaho ikintu kimeze kuriya ngo yari afite mu mutwe ubwo arabifata arabishushanya ati iki kizu cyaba kimeze gutya none hagihaye abashinzwe kubyubaka barakireba barahita bacyubaka ariko icyo kizu cyari mu mutwe w'umuntu nuko ngo mu muntu rero wenda icyo navuga hano mu muntu aho ibitekerezo bye bigarukira ni nako icyo ngicyo azashyira mu bigaragaro kizaba kimeze David muri we yashobora kuba harimo icyetaje kinini cyangwa harimo akazu gato biterwa n'inzozi ufite n'ibitekerezo ufite ibyo uvuze ni ukuri ubundi inzozi icyo nicyo twari turimo tuvuga uyu munsi ibintu utararota wowe za nzozi turimo tuvuga ibintu washyize mu mutwe wawe ibintu wapuraninze cyangwa irindi noneho reka tunabigize tubiremereze cyane ihishurirwa ufite kuko urabona umuntu akubwira ati niwe wari umugore wo mu nzozi zanjye iri ni ryo torero ryo mu nzozi zanjye iyo niyo nzu yari mu nzozi zanjye ni ukuvuga ngo bene data dukurikiye inzozi utararota ntuzigera uzikabya ariko nanone izo warose udashaka gukabya nta muntu n'umwe uzigera uvuka nta n'uwo uzabyara uzazikabya ndagira ngo yenda tuze kwihuta dukoreshe bibiliya turebe ngo kuki dushaka kubwira abantu yenda n'insanganyamatsiko izamara igihe kinini dushaka kubabwira ngo nimukurikire inzozi zanyu mbese mu buzima wikurikira abantu wikurikira igihiriri wikurikira ikigurupe kurikira ibyo urimo werekwa n'iby'Imana irimo ishyira muri wowe n'inzozi urimo urota kubera yuko izozo nyabuneka wikurika inyuma y'inzozi z'abandi ahubwo nahita mbaza abadukurikiye inzozi zawe ni izihe voilà icyo nicyo abantu bareba none reka dukoresha yenda igitabo cy'itangiriro kugira ngo nkubwire kugira ngo kuri iyo sije tugume kuyiganiraho kandi turi biri tereze interesa kugira ngo tunafate hano urabona muri igitabo cy'itangiriro ibice 37 hari uburyo hari umuntu wabanje kugira inzozi kandi urareba uburyo yazikurikiye nshaka gushaka muri iki kiganiro tuzakunda kugenda dusesengura cyane cyangwa tugaruka ku mibereho ya Yosefu n'icyatumye Yosefu aba Yosefu inzozi yarose ko byageze n'igihe nawe atangira ahubwo kuzajya azirotorera ubundi iyo bashije gukurikira inzozi zawe ukazubaha birakorohera no kurotoreza abandi ukunda usobanura ukabigisha n'uburyo bazazikurikira noneho hano mu bice 37 uhereye ku murongo waho wa 7 arimo arabwira bene se arabinginga yenda reka dore ku wa 6 yego arababwira ngo niko biranditse ngo arababwira ati ndabinginze nimwumva inzozi narose arakomeza arazirotora munsi aravuga ngo twahambiraga imiba mu mirima umuba wanjye urahagarara urema iyanyu miba ikikiza uwanjye ikikiza uwanjye iwikubita imbere hano bene se ikintu bahise banakora kuko Yosefu yarataragera ku rugero rwo kwirotorera inzozi bahise bazirotora bahise bene se barasubiza ati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu ni ukuri wowe uzadutwara izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga bisobanuye iki rero hari inzozi wowe warose Felix udagishobora no kwirotorera ari kabisi iyo bakubonye buryo utangiye gukora kuri piano cyangwa bakakubona watangiye gukora chaîne nk'iyi ngiyi ya Evangelise Le Monde bo batangira kurotoreza ihazaza zawe ari nayo impamvu kino kiganiro tugiteguye ni ukugira ngo tubwire abantu yuko mu buzima bwawe inzozi warose
abantu bakwegereye abo mubana mbese abantu bose bakwantuye ikintu bazagufasha ni kimwe gusa ni ukuzirotora ariko ntibazigera bagufasha kuzikurikira wowe n'umutima nama wawe ni wowe ugomba gukurikira izo nzozi kuko nizawe burya nabo bagira izindi barota hari n'abazazirotora nibamara gusobanukirwa neza aho uri kugana batangire kuguca intege niko byagenze ariko ibyo bintu urimo ati sanomashipa ntabwo ntibikunda ntabwo bimarisha nanjye nigeze ndigerageza biranga rero ushatse ntakwirwa ubikora akenshi nurabona hano turi kuri kino gitabo cy'itangiriro twavuga ngo Imana ishimwe twabanza ariko teme ikiganiro avuga ngo kurikira inzozi zawe noneho cyangwa mu yandi magambo gerageza reka tubivuge na tubikuye mu ntuze tubivuge mu vuga gerageza ukora ikintu watekereje gukora yego cya kintu kikubyiga nibwo busobanuro bwawe niyo waratekereje kugura inzu nziza bikurikirane uzahagera uyiguze yego ariko twe uko tutazibanda ku by'umubiri cyane n'ibisanzwe tuzajya mu by'umwuka yego abantu kugira ngo batwumve neza ariko nanone turibukisha abantu yuko ntabwo ushobora gufata iby'umwuka ngo bisobanuze iby'umubiri nk'uko nawe udafata iby'umubiri ngo bisobanuze iby'umwuka ahubwo umwuka we adufasha gusobanura ibintu byose adufasha gusobanura ubwe ndetse tugasobanura n'ibindi byose bidutandukanije ariko ibi byose bitukoreramo ni ukuvuga ngo umwuka wera atubamo iby'umubiri nabyo bitubamo umwuka adufasha gusobanukirwa neza iby'umubiri aha rero icyo nshaka kuvuga ni igiki izi nzozi ushatse kuvuga ko tutagomba kwibanda ku by'umubiri kubera ko twe tutarabizi oya ibyo nta hantu bitandukaniye nuko bavuga ngo nge rero ngo hoya nge ntabwo nduwinaha twebwe wacu ni mwisho no dutegereje umukiza akaza ariko kandi bamutegerereje mu isi voilà savedi baracyari mu isi baracyambaye buriya baravuga ngo mu kinyarwanda kisavanga utamenye yava ntamenye yajya kuko aho umukiza dukura mu mubiri atujyana mu bugingo buhoraho cyaba ikibazo rero n'ubundi kandi bavuga ngo buryo ukiza indwara n'uyimenya niwe ubasha kuyiganira utarigeze uba mu mubiri cyangwa ngo umenye uburyo umubiri ugora n'uburyo umubiri umuntu awutegurirwamo kuzabona Imana ikazatwambika undi mubiri utari witwambaye utaramenya iby'isi mbese biragoye kugira ngo uzamenye aho Imana yagukuye nta gaciro ubundi umuntu uramutse utazi iyo uvuye ntushobora guha agaciro iyo ujya naho umuntu akujyana no hakujyanye ntubiha agaciro birakwiriye ko ahubwo twe twiga cyane tukiri muri uyu buzima twiga cyane iby'ubu buzima kuko n'ubundi byaho tujyaho utujyana yarahanze ni ukuvuga ngo uyu mwami Yesu we izi nzozi yazirose kera inzozi ze yarazikabije urabizi ko yagiye ahuramo n'imitego nabyo ushatse zanyana twereka abantu ariko kugeza kuri uyu munsi yakabije inzozi zari gucungura umugeni yarangiza akazamwishyira yateguye uburyo bwose buhoraho we umugeni yifuje twavuga tutamena yaramubonye nibyo none dusubire yenda turagenda twunganira kuko ntabwo uyu munsi naje nk'umutumirwa ahubwo kino kiganiro tuzakunda kugikora tutari muri deba cyangwa discussion z'abantu barwana nk'uko abandi bantu babimenyera ahubwo twuzuzanya aya magambo rero avuze iki akenshi twebwe iyo tuvuze ngo twarose reka twe kuvuga inzozi zisanzwe ariko buno bwo bwari uburyo Imana yabashije kuvuganamo na Yosefu imuvugisha mu buryo bese bundi mwumva Imana niko ikora Imana ishobora kubona wowe nta nzozi zawe uza wirotamo ku giti cyawe ikazikurotesha yego Yosefu ntago we yari yigeze abwira ibitekerezo bye ko ashobora kuzaba umwami ariko iyo Imana imaze kuzicisha muri wowe urundi rugendo nubwo mu rugendana n'Imana ariko urugiramo uruhare yego urugiramo uruhare ni naho rero twebwe dushaka kuzereka abantu kubabwira gukurikira ariko n'abantu wenda uyu munsi turagenda tuvuga ibice nyamukuru tuzagenda tugarukaho ariko n'abantu bashobora kugira uruhare mu gusenya inzozi zawe ariko bashobora no kugira uruhare mu gutuma ugera ku nzozi zawe icyo abantu bakora ni nako kuntu baza gushyigikira wowe iyo wabashije kuzika ubundi buryo umuntu uri mu nzira uzi yajya nta yandi mahitamo ufite nta yandi mahitamo ufite kuko uriya muntu hari umuririmbyi yavuze ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami wanjye
mu nzozi ze aba afite gukurikira umwami aravuga ngo nta cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru aravuga ngo icya mbere ntago azakangishwa n'incamugongo abazimubwira nibo bazagwa ndetse ahita anavuga n'abanzi urumva ko bavuga ngo nimunyihorere namara amaje kujya mu ijuru iyo wamaze gusobanukirwa inzozi navuga ngo abantu mu nzozi zawe batangira kugira umumaro bigitangira kuko nibo bazirotora hano se ntabwo uri mu byumva bakanakubwira ibyo ari byo wowe byagucanze bavuga ati shatse tukureba ati uzabaho umukozi w'Imana nibo batangira kubirotora ariko nawe wari wabirotaga kumbi bisa n'ibintu bidasobanutse biri muri furu Imana rero izana abantu mu nzira y'ibyo nakubwiraga iyo wamaze kumenya koko bya bintu uri mu ndoto zawe ihorizana bagutera inkunga ariko ntago ari ababisohoza akenshi bamwe niyo mpamvu mu ntambwe ya mbere hari aho mutangirana ishyari rikabakuramo cyangwa urwango ugatera indi hakaba abandi nanubwo kandi iyo bamwe bavuyeho Imana izana mu nzozi iyo babashije gukurikira inzira yawe nta camugongo ntaki bamwe baragenda Imana izana abandi kugera ku kigero uzabasha gushyikira icyo warose neza warangiza ukavuga ngo ndagikabije unyibukije akantu kera ndabyibuka ndakana gatoya nyine katarasobanukirwa neza ibyo karimo ndabyibuka ahantu twari dutuye twajya tugira imigoroba mpuza utundi twana twari mu cyiciri cyanjye dutoya nkaduhuriza ahantu ngo twakoze itorero ngo turi gusenga noneho tukitoramo nge bakundaga kungira pasiteri ariko akana kari aho nyine bakangira pasiteri ngo nge ndi umushumba tugatora ba regionali kubera ni miriye twakuriyemo nyine ni miriyo y'abarokore babona ba regionali baje nk'ahantu kuri paruwasi none nanjye nkaba nk'umushumba uri buze kwakira regionali cyangwa se nkaba umuyobozi wa korali turi utwana duto dukina iby'abana birya bita gukina iby'abana hakavamwo abaririmbyi hakavamwo abadiyakoni bajya kwiyokipa guteka ariko iyo ndebye nsanga uko twabikinaga utwo twana twose n'uburyo twagiye dukora twidevelopa noneho ibintu byacu byitendura twese hafi ya twese turi abakozi b'Imana dufite gitari zo mu biti twabaga dufite gitari zo mu biti n'amaradiyo twakoze mu mitumba y'insina twayibaje neza ngo ni amabafure urumva n'amasentetizeri nyine twabaje yo mu biti yo mu duti gutyo n'imodoka twakoze mu biti ariko twicaraho gutya gifite igihembo ukagenda ugikurura ngo ni imodoka ngo regional arahageze nuko ariko iyo ndebye nsanga ushobora kugira mwene izo nzozi gutyo mu buryo nk'ubwo buri furu ariko mwagenda mukura mukagenda mubona wa muhamagaro uri kugenda ugukurikirana kuko aho ntangiriye gukurira ntangiye kwiga ngeze muri segonderi wagumye gukurikira cya kintu mwakira bakajya bantora ngo niwe ngo perezida wa groupe protesta aho ngiye ngo niwe muyobozi wa korali aho ngiye none na n'uyu munsi ndaha ngaha i Burayi bikomeje kunkurikirana na n'ubu ndi muri kariyeri yivuga buto bya bindi wakinaga uri umwana yego uyu munsi wa none bo ikintu nagiye nashaka kuvuga kuki dushaka turimo turavuga icamake kuki dushaka kuvuga kuri iri jambo inzozi ubundi ni ijambo rirerire no inzozi impamvu tuzivuga kandi dushaka no kubwira abantu ni ikintu nyine burya ibintu byose abantu badufasha kubikora ariko nagira nkubwire ko mu bijyanye no gukabyiza inzozi umuntu avuka ari wenyine ninjye gusa burya nupfa utaguze imodoka we Felix aragomba kuyigura ari iri mu nzozi zawe nta umuntu wundi usize uzayigura mu nta uzayikugurira umwana wawe ashobora kuzayigura ariko si wowe uyiguze yego hari inzozi rero zo ntago abana tuzabyara bazazika ariko se ntabwo ushobora gutekereza inzozi umwana wawe akaba ari we za nzozi zasohoramo cyangwa sinzi ko nabivuga ibyo ngibyo ntago ziba ari inzozi zawe ufatiye ku rugero se rwa Dawidi na Salomo buriya Dawidi Imana yari yaramusezeranyije ko azayubakira inzu ariko Imana iza kubihindura nabwira ngo cyokora ntukiyubatse ngo ahubwo umwana wawe Salomo ziriya nzozi Dawidi yakabije biriya bintu nubwo Salomo yabwubatse rukamwitirirwa ariko muri reality hari ruriya rusengero n'urwa Dawidi ruri mu nzozi za Dawidi nuko yitwaye ni nk'igihano muri izi nzozi tuvuga turota zishobora ikintu ushaka kubwira ni kimwe mu bintu Imana yaritegerejemo Salomo bikomeye ntago kubaka urusengero Imana yararwemereye Dawidi
cyakoze usanga hari inenge zatuma atarwubaka bivuga ngo Dawidi inzozi ze yari yazigezeho nicyo shaka kukubwira twegera mu mahirwe no kubana n'Imana hari igihe hari ibyo dushobora kuva kuri iyi si bimwe n'Imana twarabirose yende itari binabidukeneyeho ariko yabihaye agaciro iduha umugisha wo kubadukomokaho bazabyusa birashoboka ariko urumva bizi ko niwe watangiye ibikoresho yamutegeranyije ibintu byose arabyegeranya ntabwo rero bavuga ngo Dawidi yapfanye iyo nzozi Dawidi yapfuye urusengero rwubatse kuko n'Imana yamuhaye umugisha w'ibyo bitekerezo yamufashe nk'uwarwubatse n'urusengero Salomo yubatse igishushanyo mbonera cyakozwe na Dawidi urumva n'abantu yakoresheje bari abantu bakunze se wicyo yakoze ni ugushinga inkingi Dawidi yacukuye kwa ni nk'uko twabivuga ni ukuzamura ibyo Dawidi aho yashije atushije we arahose ubitekereje wakumva ko yari arimo yise inzozi za Dawidi ariko burya reka nkubwire iki kintu cyumve ntago izi nzozi tuvuga ari ikintu kiherediteri ni ikintu wowe wiyumvamo udahuje na mama wawe udahuje na papa udahuje n'undi muvandimwe uzi impamvu bivuga nuko Imana ifite ubushobozi bwo kurotesha buri muntu wese mu muvindimwe inzozi agomba kuzakurikira oya tuvuge urugero cyakoze muri izi nzozi abantu bashobora kurota ibintu biri identique biri bimwe tuvuge urugero nk'ubu ntekereje kubaka inzu ngakora n'igishushanyo mbonera cyanjye noneho ngapfa ntabikoze ariko cya gishushanyo mbonera uzagitora bati Felix yagambiriraga kubaka inzu imeze itya dore n'igishushanyo mbonera yasize mu by'ukuri nubwo wa muntu yubatse inzu ariko ya nzu sampurusa inzozi n'izanjye inzozi n'izanjye nyine muri kino kiganiro tuzaganira uburyo n'inzozi wasiga udagize udashohoje zishobora gusiga abazazusa ariko zigakomeza kuba inzozi zawe ariko bidakuyeho ko ugiye kubanza kusi zawe nawe adafite izindi agomba kuzakurikira ziwe wenyine icyo kintu tuvuga buri muntu wese Imana ifite ubushobozi bwo guha buri muntu wese izi nzozi tuviga ntabwo ubundi ntabwo Imana ikindi inzozi ni iki inzozi ni ibintu bikomeye wowe Imana ikuremera kuzageraho ndashaka guha urugero rworoshye uyu munsi hari inzozi turota ngewe niba ntumva ko warose kuzakorera Imana ukayicurangira ukanabitangira ngira ngo ubwire ko bikoze muri umuna wawe ntago arimo akabya inzozi zawe wowe niba uri imbere y'Imana urimo gucuranga ugomba gucuranga nkaho nta wundi muntu kandi nako kuri uzigera gucurangira mu cyimbo cyawe muri imbere y'Imana amen wowe Felix ni ukuvuga ngo niba ufashe gitari fata gitari umenye ko nta wundi Felix uri imbere y'Imana ku isi Imana yaremye uhari ni wowe wenyine muri izi nzozi ntago habamo twe abo bose navuye ko baza nk'abaterankunga kandi buri muntu wese nawe aba arimo akabya izindi nzozi ze ahubwo ikintu cyiza Imana buri ukuntu ari umuhanga irotesha abantu inzozi zuzuzanya uzarota gucuranga undi nawe arote kuba umuririmbyi mwiza niyo mpamvu iyo twatangiye kwinjira na umuntu ashaka kwigana inzozi z'undi niba Imana yirotesheje urabona n'ikibazo yagize hari Imana yirotesheje Yosefu inzozi zo kuzaba umwami bakuru we naho harimo abantu bari baratekereje kuzigana no gushaka hari n'abazabikupa impamvu twagiye kuri izi nzira inzozi rero ni iki inzozi ni ikintu wowe ugira cyakoze ushobora gutekereza abandi bakaguha ibitekerezo ariko nubundi bigasigara ari abantu bategerejeho kuzagikora yego kugira ngo yenda binumvikane neza nizo nzozi zawe wenyine wihariye yego ni kwa icyo tsoke dushaka kubwira abantu bakurikira ntago turakurikira izi ngizi urotora wamara kuzirotorera societe yose bakubwira ati ntago ibintu uzabishobora yego bivuga ko bose barazumvise ariko bumva ni ibintu batashobora birabarenze kubera atari ibya inzozi zawe niyo ushatse kuzishyira mu bandi baguterera uwo mupira barakubwira ati ibintu niba wabyiroteye ni nawe ugomba kubisohoza ubuswa bubaho rero ni ugukurikiriza abandi ukirengagiza ko nawe hari izindi warose abandi batashobora ariko ushobora no gukurikiriza abandi nyine zifite umumaro zishaka ubu ni nakubwiye ko umuntu Imana igenda iturotesha mu buzima busanzwe inzozi ariko byanze bikunze kuko ngira ngo ushobora kugira inzozi nziza ariko nabwo utabona abakurikira nabwo inzozi zawe ngo bagufashe ntago bibaho muri izi nzozi zawe iyo wazirose wowe ukazikurikira tuzabisoma muri babirimo uhura n'ibintu bibiri ikintu cya mbere nakubwiye ko uhura n'abantu bazirwanya nako ni bitatu icya kabiri ugahura n'abantu batazirwanya ariko batazumva ubu nicyo kiza nakubwira ko inzozi urimo urota ari izawe
nyine nta wundi kuba abantu batazumva abantu kuko hari aho nazisobanura ntabwo urabona se umuntu arimo asobanura ibintu bye icyambere hari abo zisobanura bagakora iforo yo kutazumva bakazirenganya mu bice by'abatabyumva byo haterwa n'impamvu nyinshi none igice cya mbere nakikubwiye ni abantu bazumva ikizirotora banakira iforo yo bagahita babona icyo zivuze ariko bakagira ishyari bakakurakariramo ikindi cya kabiri rero hari abantu batazumva abo rero nta kindi bazumva bagenda baza bitewe n'urwego ugezeho zisohoza wowe abo ngabo Imana ibaha igihe nawe nk'umuntu ugomba kuzisohoza muhana igihe ni hahandi uzatangira uvuga ati ngenza umucuranzi mwiza ugatangira wiga gitari bavuga ati ubwo rero nawe urahubwo tubabuze kujya kuvomera amazi mama wawe nabo babireba bakabona ibyo bintu ntabwo ari ibyawe none rero bari abantu bo ariko wowe kubera ishyaka ufite no kuba ari inzozi zawe ukemera ugakurikirana gitari ntiryana intoki narayizigira ndarambika ni ukuvuga ngo wowe nibwo rugero turimo dushaka gufatiraho ba bantu ntibakurwanira ahubwo ntibabyumva ukuntu wacuranga gitara benshi muri bo uzasanga byarabananiye bagerageje kwigana ibyo bintu ariko bisa n'aho atari inzozi zabo ariko burya ikikwereka ko Imana ihambaye abo bari mu bazagushyigikira ashobora kuguza niba ari umurimo wundi bari bagukena kuvuga ati we nabonye ubishoboye gucuranga genda ubucuranza nawe bino turabigukorera noneho n'ibindi wanahimba iyo ndirimbo yagera hanze bakagufasha kuyikwirakwiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko ntibazigera bagukorera icyo wakagombye gukora murakoze cyane rero turagushimiye cyane mwene data Eric kubwo iki kiganiro cyiza cyane tugiranye ni introduction cyangwa se ni iriburiro ikinyarwanda cyiza ni bikigize intangiriro y'ikiganiro voilà donc turaha rero kugira ngo tubategurire ibiganiro byiza n'ibindi bizaza mukomeze mu sharing mu cyangwa se mu partage ubutumwa kandi mukore like na subscribe ku batarabikora ababikoze namwe kandi turabashimiye Imana ibahe umugisha rero tugarukiye aha muri iki kiganiro igice cya mbere ariko kandi igice cya kabiri nacyo kiraje kandi ntabwo ari kera sawa rero mugire amahoro mwari kumwe na Harerimana Felix na mugenzi wanjye Itayezu Eric sawa Yesu abamugisha shalom shalom